Mu Rwanda Ingabire Victoire yagannye rwa rukiko ukunda kuvuga ko imyanzuro nyine yarwo n'ibyemezo byarwo imanza nk'izi Ingabire Victoire arazikunda n'ikora ziriya bakubwira ati iyo ari kuvuga seve ati urambwe ngo waransize ariko ntajyana naragutsinze mu rukiko rwa East Africa. Yajuriye rero nyuma yuko mu kwezi gushize kwa gatatu urukiko rukuru rumwangiye ibyihanagura busembwa nkuko yari yabisabye, bavuga ko yabisabye imburagihe. Ubu rero yerekeje Arusha. Nyine ni urubanza Ingabire byagaragara ko azajurira ukurikije ukuntu, kuko uribuka twabiganiriyeho tuvuga ko umwanzuro wafashwe utarushingiye ku busabe bw'ubushinjacyaha, utarunashingiye ku busabe bwa Ingabire, ahubwo cyari icyemezo cy'urukiko cyicaye kijya kubaransa amategeko gisanga gitesha agaciro ibyavuzwe byose n'ubushinjacyaha n'ibyavuzwe na Ingabire. Urumva rero Ingabire agomba kuvuga ati yese niba ubushinjacyaha nta kibazo bufitanye na dosiye yanjye bw'ubusabe, mwebwe nk'urukiko mukigiraho ikibazo gute? Ikibazo urakibuka uko cyari giteye? Yego ndabyibuka. Yego, ikibazo cyari uko Ingabire ubundi itegeko rigena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha rivuga ko umuntu amaze imyaka 5 afunguwe aribwo yemerewe kwaka ihanagura busembwa. Ingabire we yari ayujuje imyaka 5 afunguwe, kuko yafunguwe 2018. Yego, imyaka 5 2023 yari yuzuye. Ariko iteka rimufungura rikamutegeka kugira ibyo yubahiriza kugeza igihe igihano cye cyagombaga kuzarangirira. Donc urumva imyaka ye yafunguwe itarangiye, yafunguwe abura imyaka 7. Yego, hanyuma izarangira 2025 yagomba kubanza ikarangira iyo myaka kugira ngo areke kubahiriza bya bintu byo kujya kwitaba ubushinjacyaha buri kwezi no kwaka uruhushya igihe asohokeye, igihe ashaka gusohorekera igihugu, byo akabikora kugeza igihe ya myaka 7 yarasigaje ku gifungo irangiriye. Noneho umucamanza yarabajije ubushinjacyaha bati murabona igihe cyo kwaka ihanagura ubusembwa cya Ingabire cyuzuye? Bati ni imyaka 5 arayujuje afunguwe. Bati none iri teka se rya perezida rimutegeka kugira ibyo yubahiriza kugeza igihe cye kirangiye murarivugaho iki? Bati ntiturebe iteka, turebe itegeko kuko kuri iyerarishya y'amategeko itegeko riruta iteka. Arongera ibaza kwa Ingabire, no kwa Ingabire basubiza n'umwavoka we Gatera Gashabana basubiza nka bimwe ubushinjacyaha bwasubije. Bati nta kindi murenza, bati nta kindi baritaye. Bagarutse rero umucamanza arababwira ati arubushiranwa rw'abashinjacyaha ari namwe musubire mu bitabo mujye mwicare mwige umugani wa Skype, mwicare mwige amategeko biracyabagoye. Ingabire ati niba iby'ubushinjacyaha nta kibazo bwari bufite, umucamanza we yiha inshingano zo kunyangira ibintu ubushinjacyaha budafiteho ikibazo. Nibyo rero bitumye ajurira. Arajurira kuko urukiko rukuru ni rwo rwonyine rufite muri competence yarwo kuba rwamuha. Oya, nta kibazo uretse ntiyajuririye urw'ikirenga. Oya, kuko rudafite mu nshingano. Niyo mpamvu nangize ngo mbabwire impamvu yahise ajya mu rwa EAC. Kujuririra rwa rundi rwayikwimye ariko rugateganya igihe. Iyo urumva hano Ingabire aka kantu niko k'ingenzi wo gukomoje. Ingabire agomba gutegereza imyaka y'ikarangira 7. Yego, izarangira 2025. Itegeko rigateganya ko iyo ufunguwe 2025 nibwo imyaka 7 izarangira. Yego ni 2018. Nibwo imyaka 15 wakatiye muri 2010 izaba irangiye. Itegeko rikavuga ko ufunguwe ategereza imyaka 5 akabona kujya kwaka ihanagura busembwa. Ubwo Ingabire 2025 nihagera 2030 azategereza 2030 imyaka 5 ikabirarangiye akongera kujya gutakambira urukiko. Itegeko rikavuga iryo ni rimwe. Itegeko rikavuga ko mu gihe wagiye kujya kanoneho ihanagura busembwa bakari kwima kubera ko hari ibyo utujuje utegereza imyaka 2. Ubwo Ingabire nawe yari yarayobewe ngo ndategereza 2 ndategereza ya indi 6. Uyu nguyu wa 2025 n'indi 5 we yaravugaga ngo ni 2 ariko bwagiye gusoma amategeko abona ntabwo ari 2, yaba ari 2 yari gutegereza. Abo nkunda kubikubwira ikintu fata gusa, iki ni icyemezo cya politiki. Urumva tugiye kujya mu bihe by'amatora. Amatora yose, igikorwa cyose cy'amatora kizagerekezwa n'izina Ingabire. Mu nkuru z'abanyamakuru bazajya bavuga bati umunyapolitiki Ingabire Victoire we yangiwe kwiyamamaza muri aya matora, na n'ubu aracyari mu rubanza rumwemerera kugaruka kuyiyamamaza.
Yeah. usibye mu binyamakuru muri raporo vuga ngo we yes agomba guhora mu mutwe. Bamwe bashobora no kuvuga bati ni amatora atarabaye mu mucyo bitewe ko hari abakandida bangiye kwiyamamaza. Icyo cyo cyabayeho byasi muri ibyo nyine yego. Nibyo niyo ku munyepolitiki Ingabire Victoire. Ubwo nyine yareze avuga ko nyine u Rwanda rwakoze ibinyuranyije n'inshingano z'ibihugu biri muri EAC muri rura rukiko kandi banyuranye ngo n'ihame rya demokarasi no kugendera ku mategeko n'uburenganzira bwa muntu. Nibyo muri make. Tujye kuri RTDA yemeje ko umuhanda Kigali Muhanga wangiritse ku buryo kuwusana ntacyo byamara. Ese uyu ni wa muhanda Evode yavuze ngo ntazongera kunyura? Senateri Evode ubwo yavugaga Muhanga Ngororero ariko ntabwo wahagera udaciye hanga. Uyu muhanda ariko nanjye narawunyuze ngiye Karongi shambana wapi. Oya no Muhanga uriya muhanda urashaje. Kabisa. Urashaje cyane. Wasubira abantu inkuru ngira ngo nta byinshi tubivugaho. Nta byinshi tubivugamo ariko ni ibintu biri kubazwa nyine muri park. Ariko RTDA rero nyine nuko ari ibingibi bazi wenda duhitsemo abantu kuko bafite ibibazo. Bafite ibibazo nabonye ko hari n'imihanda bataha bakishyura amafaranga batarayigenzura. Oya n'imihanda bajyana muri laboratoire. Urabona umuhanda y'u Rwanda rwateye imbere. Ugiye gukora isoko ryo kubaka umuhanda uvuga ibikoresho uzakoresha byose detail ukavuga n'igihe umuhanda uzamara. Yego. Umugenzuzi rero w'imari ya leta tumushimire cyane aragenda afata sample z'ibyo bubakishije umuhanda abajyana muri laboratoire. Ati muturebere ibyo mubona muri laboratoire niba bihuye n'ibyanditse mu nyandiko. Yego. Babihuza uwa laboratoire akavuga ati abantu nabisikoro. Ntibihura tumuhanda baritsima baraziriye bikarangira. RTDA ikagira n'ibindi bibazo byo kwishyura inzu za leta zidakorerwamo. Hari nk'inzu nzimaze imyaka 3 nawe urayizi ifite abana akamaro abantu neza kaza kayifunga kandi leta igakomeza ikishyura. Ukabaza ati se inzu nta kibazo ifite ntishaje n'umuntu abantu bose bayikoreramo ariko kayireka. U Rwanda Revenue ntiri gukodesha. Ntiri gukodesha hari isigaye ikorera Sonatube. Kandi hari inyubako bari kwishyura zidakorerwamo. Bakongeraho indi. Bakongeraho indi. Kuko amafaranga. Menya na komisiyo y'igihugu y'amatora agiye gukodesha. Kuko n'ubundi bari begeranye na ntuzo hari. Yavuye amaje ngo yimukiraho rura yakorera kandi urana yarakodesha. Gusa iki cyemezo yafashe cyo kuvuga ati reka umuhanda wa Muhanga tukore. Tutangire. Ikiza style urumva aribwa yarariwe ibigenda byarakuribwa nagiye bitazaribwa icyo gize amahirwe. Ese arya gahunda yo kujya aba bantu bisobanura hari RIB byagenze bite yigeze komozwa byagenze ya RIB n'umushinjacyaha n'ubundi baba bahari hariya bitaba bahari muri nuzo baba bahari. Noneho bo bandika ibyavuzwe nibo bakazasubira mu kigo ariko amakuru naje gukurura n'umugenzuzi w'imari ya leta ajya gupresentira nuza imbere y'inteko ishinga amategeko. N'ubundi RIB yaramaze kujagajaga ibi bigo wikuramo yarakuwemo. Ahubwo abantu basigaye bakora muri ibi bigo nabo nabahanga ngo basigaye barya amafaranga neza ukabura ubuyabaza. RIB igagenzura umushinjacyaha bose bakayarajya gute kabura amafaranga kabura. Ariko ibigo biba bifitemo imishinga myinshi ku buryo nka Deje hari na directeur wa projet batazi kandi Deje w'ikigo azagayemo amanyanga menshi cyane. Uko donc uko inyoni uko abahigi biga ni ku inyoni ziga zicara zikagera. Ibi bigo biba bifite amafaranga menshi za RAB za nuzi menshi cyane. Menshi cyane araribwa. Gusa ariko ngiye iki cyemezo nakishimiye aho kugira bajye bahora basana uri bukarifata igeze no kwibaza ni Kigali buri munsi tura muhanda wa Rwanda Sonatube birirwaga bawusenya bafunga igice kimwe imodoka zigira bati barimo barasana. Ese ntabwo baragaruka kuri ya dodani iri hara kicu kirimwe batubwiye ngo ni kiraro cyo hejuru. Cyatitse byose yarangiye muresa nkano ntiyayibajije bakamubwira tuko wabibonye ku ifoto ati ntago ariko biba bimeze. My friend Ernest Nsabimana mushiti wawe okay turamenye nabwo atari uko kugira ngo byo gukwifotoreza kandi ni ibintu bigaragara ni ibintu bigaragara ko ibyo babwiye abantu atari byo byari biri ku gishushanyo ariko we yireguza ifoto ati ifoto irabeshya.
ati wowe ntukite ku ifoto ati harya ya nshuti yawe yahoze muri RCA bigeze Professeur Jean Bosco Harimo Professeur Sabura akurikiranwa ari hanze akurikiranwa ari hanze nabyo kandi bishingiye ku bintu byo muri park ngira ngo icyo gihe ubundi hariya icyemezo cyo kumufunga gifatwa nari impari uriya bamwita Muhakwa Valence yararakaye baramubwira ati ntabwo yitabye uwamusimbuye aravuga ati njyewe anyoherereje message ngeze hano aravuga ngo ararwaye ntabwo ari buze bati se abantu barisobanura adahari Professeur Muhakwa ati mureke tujye mu mwiherero tubivugeho ngira abanyamakuru ati basabye iminota 5 katujye gufata umwanzuro yego baragaruka Muhakwa ari introduce atadufasha umwanzuro ko tubaza abahari we adahari Muhakwa itasohoka ajya kuri telefone ibikorwa bikomeza kuyoborwa n'uyu mudamu umwungirije Muhakwa arakaye bigaragara ukajya ubibona ari kuri yamaze umwanya munini cyane hanze Muhakwa yagarutse ibintu bigiye gusozwa birasojwe ibazwa rirarangiye ariko ugasanga kwa Professeur nyine Professeur abari Professeur ugasanga nk'umuntu wakira ibintu ntazi no kuvuga ntazi nuko byajyaga bigera ngo ati wowe sinya ibintu nabizanye uwo muri park kamoda ati se warabibonye ati je yarambwira ngo byarangiye ati wasigiye ibintu utabonye ati yarambwira ngo biri muri store ntakinagombaga gukora birangira park irangiye none sabiri twumva ngo bamufashe niyo mpamvu buriya gusa ari byo umuntu abana azagaruka kuri inteko ishinga amategeko kuri park inteko yose mandirangiye ariko umuntu yavuga ko kiriya bintu byagaragaye kuri Professeur abantu muri park bihesha agaciro cyane kuko ari kubasuzugura umuntu yavuganye na PS wa ministeri arabwira ati nta kibazo ndaza na park yaramwandikiye arasubiza ngo nzaza nuwagusimbuye ku nshingano yageze mu nteko azi kuri bure amubwira ngo nzaza ariko ageze mu nteko mwandikiye message ati ndi Professor yateguye Professor sha none se ubu ntidufite indi dosiye abanyahe bantu muri ya midugudu ya Kibiraro na Kangondo rero harimo igice kimwe cy'abari bareze mu 2017 abandi ngira ngo bareze mu 2019 ubwo abashize 7 mu rubanza bamwe rero batsinze urubanza rurahenda abanyarwanda ntabwo duhendwa n'imanza kuko umunyarwanda agurisha inka burana inkoko urubanza rurahenda ntabwo duhendwa n'imanza umunyarwanda aravuga ati nanjye nzakwitendekaho mpaka niko abanyarwanda uri muri kamere bameze ndagurisha inkoko yanjye insubiza tekina ariko ruhande rumwe ngenda cyemera buriya ntiburi umunyakuri ugomba kugaragara nese ko kwagaragaye bakaba batanyuzwe ntabwo banyuzwe n'ibintu bitatu ikintu cya mbere kitabanyuze ni ukuvuga ngo igenagaciro ubungubu metero karimwe igeze ku 130 bo babariye kuri 12 yego urumva bari babariye 2017 ku bihumbi 12 metero nabwo baba barira kubyo batemera ari nabyo byabateje ikibazo bati igenagaciro muri kuduha ntabwo ryemewe yego hanyuma uyu munsi urubanza rwaciwe agaciro kageze ku 130 ariko umucamanza arabwira ati amwe bababariyeho niyo twagendeyeho niyo bagomba kubaha ikindi cya kabiri kitabanyuze ni igiki ako mu nkuru menya birimo ntabwo mbyibuka neza harimo ibintu bitatu bitabanyuze ikindi cya kabiri kitabanyuze ku ibijyanye n'indishyi z'akababaro no kuba nta gihembo cy'avoka bavuze ngo uwatsinzwe agomba kubasubiza aho ni ikibazo umucamanza rwose sinzi icyo yagendeye uyu muntu agutsinze ibyagiye ku rubanza ni wowe utanga watsinzwe ni wowe watsinzwe rwose yirengera impande zombi icyo nacyo umucamanza ngo ntabwo yakibahayeho umurongo iyo urebye ngibyo nibyo ako icyo umuntu yakwibaza aba bantu imyaka 7 baratsinze yego dosiye yabo babimura sizari inyungu rusange nibyo none bajya kubakora expertise y'ikimbere cyangwa dosiye byazemo hagati irivanga mbere ariko ntekereza ko babakorera agaciro bagombaga kubishyura yego bigeze nyuma barababwira bati ni amanegeka we nyuma y'inama zitandukanye zagiye zibera icyo tubakorera turabubakira mu Busanza ahantu mugomba kwimukira
nayo iragaruka muri projet zizwe nabi. ariko hagomba kuba hari bamwe muri bano baturage bari mu cyiciro cy'abagomba kubakirwa inzu, hakaba n'abandi bari mu cyiciro cy'abagomba guhabwa amafaranga bakajya kwiyubakira. Bamwe muri bo rero bagomba kuba ari aba. Aha, abagombaga rero ab'inyungu uretse gatoya ni babiri, ariko bose byaje kuba agatibo kamwe. Bwa mbere abagombaga kubakirwa ni abari bafite inzu ntoya, bakavuga ati wowe amafaranga twaguha n'ubundi wakubaka kandi kajagara ahandi. nta kajagara ahandi, tubwo icyiza reka tugutuze hazima ugende. Nyuma rero biza kurangira bose bashyizwe mu gatebo kamwe. Gusa babimura narindiyo hariya n'umupolisi mukuru wo muri Interforce wari ukuriye icyo gikorwa, umwe mu bapolisi bari bakuriye icyo gikorwa mubabarire, aratubwira ngo nk'abanyamakuru bari bahari byari bikomeye, urabyibuka bahageze. Njye nahanyuze mu gitondo saa 11 ndi kujya kwa Dr. Rusa. Nahageze wagiye. Narebye situation ukuntu imeze, ntibashifuza no kongera kurebayo. Nta nubwo natekereje gucana kamera. Umupolisi aratubwiye, narabye nani ushobora gucana kamera akaba ari ubwo bwa nyuma uyifunguye. Umupolisi aratubwiye ati byo no gucana kamera no kuganira n'abaturage nta nkuririmo. Ati nkurire hano nimwe yonyine. Ati kuba abantu bose bimutse nta sasu rivugiye ahangaha. Success story ni yongiye. Ibintu murimo ni ibisi. Nta nkuru iti nkuru ni yongiyo. Uri bukameya wa Gasabo aganira na Scovi ati nta muntu utari bugira ubushake bwo kugenda. Ati buri muntu aragira ubushake. Icyo ngicyo ni iki? Yego. Uriya muyobozi nshingwabikorwa wa Crado yitwa Evariste. Mu Rwanda shyaka. Ndagaruka ku byo yavuze. Mu Rwanda iki kintu kigomba gusobanuka. Uwimuwe mu nyungu rusange n'uwimuwe kubwi igikorwa cyawe kubwo gukura ubuzima bwe mu kaga. Itegeko naryo rigomba kujyaho, kuko itegeko rihari rireba kwimurwa mu nyungu rusange gusa. Hano rero kuntu byahindutse bikava mu nyungu rusange bikajya kwimuka kubwo gutura mu manegeka, niho haje ikibazo. Icyo kintu rero kigomba gusobanuka mu itegeko. Nkuko kwimuka kw'aba baturage no kuvanwa muri kariya gace bitavuzweho rumwe, ntekereza ko n'uru rubanza ntabwo kuruvugaho rumwe byoroshye. Kuruvugaho rumwe oya, ariko buriya urubanza uyu mugabo witwa Kabera watuye ni umwe mu batsinze nyine. Yavuze ati no gutera intambwe bakabyemera ni ibyo gushima Imana. Ati iki kintu twakirwaniriye iyo myaka yose, ati uyu munsi nakubwira ngo umutima wanjye urakeye bitewe nuko hari icyo narwaniraga, kibe gito cyangwa kinini mbashije kuba nakibona. Atariko imyanzuro cyangwa icyemezo bafashe ni kimwe, no kubishyira mu bikorwa ni ikindi, ntibizabe mu magambo. Bazaba abagabo bagishyire mu bikorwa. Kugishyira mu bikorwa kizashyirwa mu bikorwa ntagire impungenge. Ariko mbere hari aho yari yabanje kuvuga biranga umutungo bajya bawurahotesheje agaciro, twari twabigarutseho. Ubu sinzi uko nongera kuba umugabo ni ikindi rero kibazo. Hano ni igice kimwe cyagiye kuburana, cyari cyarabariwe, cyemerewe iyo ndishyi. Ikindi kiremera kiti ntago bimwe byavuga ngo bakunda imanza, bati nta manza reka twigire muri ayo mazu baduteganyirije. Bo biragenda bita harishyurwa batsinze cyangwa harishyurwa bose abari harishyurwa batsinze. Babanditse ko bemeye ngo bagasinya ko bahawe inzu, nubwo bagiye barekarama ngo ngiye bampaye icyumba na salon, ngo nimba ndi gutera akabariro ngo abana nagiye numva nyine. Ntabwo wari kongera kuzura dosiye. Ntabwo mbikeka. Waramaze gushyira umukono ku masezerano yuko wemeye studio. Studio bayemeye. Reka. Kare nijabo wari utuye inyuma yanjye aratsinze barayamuhaye. Kandi byangombwa afite n'ibyo mfite. Ndagenda ndyamye. Ntabwo mbikeka. Ntabwo nkeka ko bari busubire mu nkiko.